kurwanya umwanzi turwanirira intambara y'ababisha bacu sitekamuniwe sinijoro kazagaza wowe mwamuganje amahanga yose nakwamamaze. Amafaranga baca leta y'u Rwanda rwose ubona imyenda cyangwa se ibiciro ukurikije amafaranga ubona n'ibirego byinshi nta se amaherezo bibaye nko gutsinda yazava. Reba bagiye barega leta y'u Rwanda, reba aho bigeze kwa Rusesabagina, reba Mironko atejemo, reba urebye abantu bose baramutse barevanditse ahari umenye sinzi menya ari ugurisha n'ubutaka pe. Bakunzi bacu bakunzi ba cano yacu kuri Ganza ndetse na cano ukuri tsinda, twongeye kubasuhuza aho muri hose tubabwira tuti amahoro y'Imana abe muri mwebwe mwese abari mu Rwanda mukomere cyane, turabakunda kandi turabazirikana amanywa nijoro. Niyo mpamvu tuba turaha kenshi tugira ngo twungurane ibitekerezo tuganire ndetse tunasaranganye byose. Niyo mpamvu tuba tubasaba komanteri ku biganiro byacu, tubasaba like, tubasaba na share ku biganiro byacu. Mwebwe muri mu Rwanda rero mbashimire cyane uburyo mudukurikira n'uburyo mutwandikira turabibona, ndetse tubabwira tuti mukomeze musaranganye ubukene dufite, intambara turi kurwana nazo n'ibibazo turi kurwana nabyo. Bakunzi bacu bakunzi baca no kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, rwose ndabinginze mukomere kandi mugubwe neza. Turaje rero reka babwire nti ibihe turimo ni ibihe bikomeye, ariko dukomeze dukomerane nabyo ku bwa Nyagasani, dukomeze twizere Imana tuzabinesha. Kandi ngira ngo kabitera nyankuruzi ya nyankwega yabyo ngira ngo murayireba. Abari hanze namwe mukomeze mudufashe muri byose, mukomeze mufashanye kandi mwunganirane, mukomeze munakoreshe ya ku biganiro byacu mubigeze ku bandi, tusaranganye igihugu cyacu n'ubuzima. Bakunzi ba cano yacu rero kuri Ganza ndetse na cano ukuri tsinda, buri gihe dukangurira kugira ngo mukore subscribe cyangwa se s'abone mu rurimi rw'igifaransa aho kuri cano yacu, kuri cano zacu zombi. N'ubundi turacyakomeza ku by'uyu munyemari wo mu Rwanda, uyu munyemari ukomeye cyane mwese muzi cyane rwose, twavuzeho mu biganiro by'ubushize bise Mironko cyane wari uzwi muri Mironko Plastic Industry. Twavuzeho tuvuga tuti Mironko yaguye mu matsa, yahuye n'ibibazo hugwa mu matsa, ngira ngo mu Kinyarwanda murabizi ni ibintu bitamworoheye. Ariko icyo tukigarukaho cyane cyangwa se tukivuga ni kuri komanteri z'intore. Aha rero tuba tukiganira none n'abacuruzi, mujye mumenya uburenganzira bwanyu mu kugira gute, mu gutanga cyangwa se mu gukopa amaleta. Ubundi ibibazo Mironko yahuye nabyo cyangwa se ari guhura nabyo, iyo biza nko kuba ari nk'Abongereza, twongere tubisubiremo, cyangwa se Abafaransa cyangwa se Abanyamerika cyangwa se Abarusi, sosiyete zaho zagurije leta yo kwa Habyarimana, ubu ngubu ziba ziri kwishyuza leta ya FPR ndetse ikanabishyura yirukanka ikanabaha n'inyungu kugira ngo babone uko basubirayo kuguza. Ibi rero bihita bikwereka uburyo leta yacu ikeneka abacuruzi. Nka Mironko we banavuga, urumva kamemo ka Mironko baravuga bati yanafashije FPR yaryaga impande zombi, impu zombi. Urumva bishatse kuvuga ngo niba yarafashaga FPR koko iri kurwana, yayifashaga ariko suruse darija cyangwa suruse y'amafaranga ari kuyifasha, ibyo ari kuyifasha byose ariko bivoma kuri leta ya Habyarimana. Bishatse kuvuga ko byose rero bari babiziranyeho, yarakoraga nyine Habyarimana agacuruza akunguka, akabona n'ibya FPR kugira ngo iprogress mu urwo rubanza. Ibi rero ntago yahagombye kuba iri kumugaraguroza hagati mu nkiko, cyangwa ngo ibiri kumuhangayikisha mu nkiko mu buryo bumeze gutya, ahubwo yahagombye kuba iri kubikora ibyibwirije, inavuga iti tureka tuguhembe kuko wadufashije. Niba koko yarabafashije, hari abacuruzi benshi ngira ngo twagiye twumva bagiye bayifasha, ahubwo harimo komanteri nyinshi ziri kugenda zihita, ariko tugenda tugaruka mu gice kimwe cya komanteri kugira ngo tugaruke kwizereka tugaruke kwizi komanteri. Urajya ureba ikintu intore ziba zitekereza ku bantu cyane bavuga ko bazigiriye akamaro cyane, ariko zinatekereza ku bashoramari babo.
ubu ngubu ngira ngo hari ibyo nabonye, niba ngo ari abashoramari cyangwa se ari abakire cyangwa ari abake abantu bakomeye bavuga ari kwijyana hano mu Rwanda, nabonye bahura ni James Kabarebera ahari, nabibonye ku kinyamakuru cyane bandika ko u Rwanda rugiye mu kangaratete cyangwa se ruri mu bibazo bikomeye cyane. Ni mw'iyo style ndumva nabaye nk'ubisoma gutyo. Ntaho rero bakwegerera abanyemari, ubundi abanyemari ikamaro kabo baba bagomba kugurizwa kugira gute, mbega haba hariho faveri nyinshi cyane cyane nk'abo ngabo baba barabateye ingabo mu bitugu kugira ngo babashe gukomeza gucuruza banakaturire n'abaturage. Ariko se ureba avuye mu rukiko ngo muri 2017 mu mwantu munabimenye nubwo muvuga harimo, ariko reka tubaye tunyure muri commentaire. Hano hari uwo bita Keveka Yezu, hano hari uwabanje kwandika commentaire. Iyi ni intore ikomeye cyane, yandika ku rukuta rwayo ngo bayita Ndahiro Brane Cyamatare, yavuze ngo Mironko arishyuza leta amamiliyari ngo yaguze intwaro ku butegetsi bwa Habyarimana. Iyi ni intore ndabizi. Intore rero ntago zishyigikiye yuko ayo mafaranga yanayabona. Ahangaha muri niho kunyego ko bibona, nubwo aterura ngo vuge ngo ibiki n'ibiki, ariko hano hari abaje barandika. Uwo bita Keveka Yezu ni abantu baje kugira kuri Ntuza ku rukuta rwe, baje kusa n'abakomantaho barandika ngo uragira uti ntabwo mbyumvise neza, ngo iki umurengwe wica nk'inzara, niba ari byo ahubwo si nibaza niba akidegembya nkaho nta cyaba. Izo ntwaro yaguze abo zishe nawe yakwiye urumukwiye aho gukina ku mubyimba abantu. Hano rero namushubije ndavuga nti ni leta ariko ari kwishyura. Uyu ngo ni leta, uyu nawe ahita nsubiza ngo ni leta. Rwose ndabyumva neza, ndanayumva neza, niyo mpamvu yagombye kujyaho iyo leta ya Kinani yagiye. Uyu nguyu rero ntarasobanukirwa icyo bita nguyu nawe wasuje ngo ushaka urupfu asoma impyisi. Uwo Mironko ngo arishyuza amafaranga yaguze intwaro zarasaga inkotanyi. Niko rero abantu bagira. None se zarasaga Mironko yari ari hehe? Mironko icyo ntekerezana n'ubu ngitekereza, niba Mironko yari ari gufatanya na Habyarimana cyangwa se yarakoraga ubucuruzi bwe, kuba kiriho byonyine akicaye mu Rwanda nuko ari icyo yamariye inkotanyi, kandi akaba hari n'icyo yagumye kuzimarira na nyuma yaho, cyangwa ari imikoranire bakomeje kugira. Ahubwo nuko mu mafaranga mbona zitagira zitagira umukunzi. Nicyo mbona. Iyo zikunyaze zirakurahira, ahubwo yaragize turi buze kubigarukaho. Iyo bita rero ngo niba ari kinga umusiteni ibintu nk'ibyo, murabona ari umusazi wo kwishyura wo kwiyahura se. Ibyo arimo arabizi kubarenza mwe. Niduteze turebe iyo bigana. Leta iba ari leta ko iriho yishyura imyenda yariye na leta ya Kinani, se kuki batakwishyuza Mironko? Ubwo rero uyu nguyu nawe n'uwibazaga hari abagiye bamusubiza bati ngo for once nemeye comment yawe, niko shapita mahirwe. None se wahakana ko nta myenda leta ya FPR yishyura kandi yarafashwe na leta ya MRND, nkuko FPR yatwaye amafaranga y'ubwishingizi y'indege ya Kinani yarimo? Leta ni leta uko yaba yarafashe ubutegetsi uko ariko kose, n'imyenda leta ya FPR ifata ubu n'indi izaza izayishyura, ntabwo bigoye kubyumva. Niba Mironko yagurishije leta y'u Rwanda icyo gice iriho n'ubu igomba kuyishyura. Hano rero nicyo kibazo dufite cy'abantu b'intore. Intore buriya ngo bazijyana ku mbuga kugira ngo zijye guhangana n'abantu babashe kugira ikintu bashaka kwerekana cyangwa se kuvuga kuri leta cyangwa se guhangana. Ariko ikibazo cyo guhangana mu bitekerezo nta kintu bashoboye, nukuza gukasa gusa, ariko nta rigima ashobora kugira kwerekana iri forte. Noneho ugasa n'akamikazi no my brother yabwiraga uyu wivunika. Hari abumva ko Kagame ari we burundu w'u Rwanda. Reka twikomereza hano. Mbariro John King, none se Mironko yagurije leta, afite amasezerano yagiranye na leta, ariko inkotanyi ziri kurangaza. Zisobanure ku rubanza zifitanye n'umuryango wa Rusesabagina, zireke
kosa ikibuye. Hano ariko Mironko ngo yaburaniye, bavuze ko ibyavuzwe yaburaniye mu rukiko rwa East Africa, niko byatangajwe, ariko yanaburaniye no mu rukiko ngo mu nkiko zose zo mu Rwanda, ngo bavuga ko nta bimenyetso byerekana ko yaba yaragurishije na leta y'u Rwanda, niba koko atarabifite nibyo ntazi. Kandi ayo masosiyete yose bagiye bavuga, nkuko turi buze kuyasubiramo tubabwira uko byagiye bigenda kugira ngo agurize mu kiganiro turakomeza, nuko tukiri kwisomera komantere. Nagende yishyuze uwo yaziguriye. Uwo niwo bita Masengesho Jado. Noneho Jacqueline Gasirabo, Habyarimana ko atatwishyuye amazu yacu yatwitse muri 59. Ahangaha yewe buriya nawe baramusubiza. Uyu nawe Ndahiro Brian Cyamatare ngo suko se ngo Valence Jacqueline nuko rata ingegera zaguze intwaro zo kutwica none ngo yishyure. Noneho uyu bita Safari Victoire Jacqueline Gasirabo, Habyarimana yatwitse amazu muri 59 wari uhari cyangwa n'ibyo wabwiwe, wongere ushakishe amakuru neza. Uyu nguyu niwe wari umubwiye ngo ko atamwishyuye amazu ngo batwitse muri 59. 59 ni kera cyane, ndumva wasaka umugani uyu nguyu niba yarahari simbizi. Noneho hari uwamusubije, noneho uyu Ndahiro ngo Victoire, ibyo se hari utabizi cyangwa ukeka ko Kinani atari ofisiye muri iyo myaka? Noneho Safari nawe aramusubiza ati noneho komeza uze. Undi Ndahiro ati iki se? Noneho undi nawe ati Victoire, ahubwo wowe subira mu bitabo usome urabibona. Victoire, wowe wari uhari ubwo cyangwa uri byacitse? Victoire nawe ati urabaza, urasobanura, urarega cyangwa uremeza? Ntabwo nsobanukiwe. Noneho haje ubusobanuro burebure, rero ndumva bagiye mu yindi deba. Muyango Dani, amateka avuga ko Habyarimana muri 59 yigaga muri Medecine à l'Université Rovanium à Leopoldville, ahani ahahoze hitwa Congo Belge, ubu ni DRC. Nyuma y'umwaka habaye revolution muri 59 nibwo yavuye muri Congo asubira mu Rwanda, ajya mu ishuri rya gisirikare. Yarangije muri 61 aho yarangije aba assistant du commandant belge de la force au Rwanda. Ngira ngo muri 61 u Rwanda rwari rutaragira icyo wakwita force rwandaise. Amakuru ufite rero agaragaza ko ahabanye cyane n'uwo uvuga. Ubwo na Ndahiro Brian Cyamatare ugira abantu aba officier de la rume kandi bataratangira no kubyiga, nawe yongere asome ambwire si ibintu bigize. Noneho Jacqueline Gasira Victoire, ese iyo muri mu mashyamba mwibagirwa no gusoma ikinyarwanda? Ni hehe wabonye mvuga ko Ikinani ari cyo cyatwitse? Hano yashubije ariko wamubwiye. Hano Branda Kalisa, hanyuma se kuba Mironko yishyuza ibye bihuriye he n'ibyawe mada? Wabujijwe n'iki kwishyura Habyara? Jacqueline Gasirabo nawe Brande, kuki se atabyishyuza Habyarimana ko ari we yazanye ibyo yamutumye? Leta y'u Rwanda niyo Brad Kalisa niyo yatumye, ntabwo ari Habyarimana. Noneho Victoire Safari nawe, ngira ngo ntabwo leta yigeze ihakana umwenda wa Mironko, ndetse hashize imyaka ahubwo nari nzi ko yishyuwe. Biratangaje kuba akishyuza, naho ubundi umuntu afite ikiraka cyo gutwara ibyo ingabo zikeneye uyu munsi, nawe leta iriho uyu munsi yava ubwo yakwishyuza amafaranga y'ibirarane. Noneho Ruganzu w'amahoro, ubu se uyu muhutu ntiyiyahuye neza? Ubu ntiyabonye Majyambere ngo arebere kuri Rujugiro na Rwigara? Reka ndekeraho. Icyo najyaga numva kera ni uko ujya gupfa ahinduka urwirungu. Noneho uyu nguyu yamujubije nawe, uyu bita Gervais Rurinjura. Ruganzu, none se yakubwiye ko ari umuhutu kubera iki ushaka kumuvugira umutwerera ibintu utazi neza ko ari ibye cyangwa abyemera? Amoko mwayagize
nk'icyaha cy'inkomoko. Mironko ni umunyarwanda si umuhutu, nibyo buri wese yahuriyeho. Noneho bita Simon Pierre Gaharamanyi nawe barimo gushaka amafaranga yo kujyana mu manza za Rusesabagina. Noneho barimo gushaka amafaranga bajyana mu manza za Rusesabagina, ubundi ibyo bintu ntabwo bizoroha da. Ibyo byagomba kuboneka nkamwe yabantuza. Uwo nta n'umwanya tumutaho yakatiwe 25 azanapfira Madrid. Uwo ni Ndahiro Brian Cyamatara avuga ko Rusesabagina azapfira Madrid yakatiwe 25. Simon Pierre Gaharamanyi imanza zararangiye wanjiji ngirwa padiri we muzaguma inyuma nk'ikote kugeza ryari. Noneho uyu Munyango Dani Simon Pierre Gaharamanyi izihe manza padi ariko uracyasinziriye nturakanguka sobuja yakatiwe 25. Ibindi ni utugambo. Ahangaha ntago bazi aho igihugu kigeze, ntago bazi uko ibintu bimeze. Nkukosore gato Muyango Dani inshuti jya uvuga ngo uwari padiri. Noneho imanza z'i Washington kwa Rusesabagina, niko Simon Pierre amusubiza. Iyo noneho Rwema Nyirinkindi hari uwakubeshye ko ari imanza zo kumufungura, ahubwo reka imizutu yabo ihishwe hanze ibe babeshyaga abo bazungu baraje babemeze. Noneho Simon Pierre Gaharamanyi Rwema Nyirinkindi nta mpamvu n'imwe ibaho mwatanga yatumye mumushimuta. Ruriya ni urucabana, naho ibindi byaha yari kubitegerwa iyo yari atuye, yari kubiregerwa iyo yari kuba atuye. Topic muba muhinduyemo iminsi mwayibonye abaswa muri po. Ni ibintu birebire cyane, ndabona ari ibintu komeza cyane. Ndimo ndabona sekure Mironko muziza ubusa. Niba yaragurije leta yo ni bora Kimanuka Ngarambe yo kuba intwaro binyuze mu mategeko, nta cyaha afite cyo kwishyura leta iriho. Kwishyuza leta iriho ibyo murimo ngo barwigara n'abandi muvuze ngo ariyahura, nkaho ibyo birerekana urwango mubifitiye umuyobozi buyobora igihugu, birerekana urwango mufitiye leta n'abanyarwanda muri rusange, namwe muri abanyarwanda. Noneho uyu nguyu Ezekias Nsabimana ndumva bidatangaje kuba yishyuruza kuko ntiyari umusirikare, yakoze akazi nk'uko n'undi wese yagakora, ahubwo ndumva akeneye indishyi z'uko leta yamutindaniye cash, niyo yakwishyurwa yaguma agahomba, keretse babaze uko idolari yari ihagaze naho igeze ubu. N'ubundi bayamuhaye yaba ari makeya, uretse ko nyine mbona kuva yaratsindiwe mu nkiko zo mu Rwanda nariya bakaba biyambuye ububasha, urumva ko bamukujeho nyine nta kintu azabona. Ahangaha rero ati haha bamupese kashi, uru rubanza noneho ruzacirwa rute? Ariko nk'ibi ni ugupfobya no gutoneka abacitse ku icumu. Izi mbwa ziba zitangiye kuza mu mayeri yamaye nka data. Ahubwo nabazwe icyo izo ntwaro yasabwe gutumiza zakoreshejwe abiryozwe nk'umufatanyacyaha. Bano rero bari kwivugira uko mbibona, kuko uru rubanza rwa Mironko si no kuvuga twirwa tujya kure, baravuga ko turaza kubisobanura mu magambo maremare, nibyo tugiye kwinjiramo muri uru rubanza rwa Mironko ko byagenze. Twisomeraga hano komanteri, ariko icyo abantu nanone hano bagiye bavugaho bati amaherezo araza ashobora kumera nka gusa nyine Mironko ari mu banyemari ba kera ku bwa Habyarimana, cyangwa twavuga ko baba barafatikanyije n'inkotanyi cyangwa barafashije inkotanyi, nk'uko bamwe babivuga bati yaryaga impa zombi. Bakikanyakanya ahangaha ubona bagihahagaze wahagumye, kuko urabona ni ba Rujugira bazanye nazo bayabangiye ingata, abo bo kwa Rwigara nabo uko birukanse mu mitungo, uko ibyabo byagenze, uko mbega nabyo ni ibintu byinshi. Ari benshi abanyemari benshi twagiye twumva, niwe wari ugihagaze. Ariko kuba yaranagihanganye nazo mu nkiko, ahubwo nabyo ntiwamenya. Burya umuntu agira igihe cye nuko ibintu bimeze, ariko muri rusange ikigaragara ni uko kugeza iyi saha
turi bugende tugarukaho uko ibintu byagenze bya Mironko na nyiri Mironko Plastic Industry, wabaye umunyemari hano ukomeye muri uru Rwanda, akaba twabyita ko ari n'igihangange ku mafaranga. Ngira ngo abantu bagiye batubwira bya Mironko uko byari bimeze, abagiye bamukorera, uko yagendaga abana n'abantu muri rusange, ni ibintu byinshi cyane. Abacuruzi ba kera baheraga ku tuntu duto. Reka twigarukire rero ku by'urubanza nyirizina uko rumeze ubuzima bwacyo uyu munsi. Rero tuje kw'iyi nkuru se cyangwa se turakora ubusesenguzi uko bisanzwe, ariko tuje kw'iyi nkuru ivuga tuti Mironko, hari abari kuvuga ati Mironko noneho baramura bivu, cyangwa se Mironko buriya ni ukumusezeraho. Ngira ngo ni inkuru ubona ibabaje. Mironko ngira ngo ni umucuruzi hano mu Rwanda, mwigeze mwumva ibyagiye biba mu gihe cyashize, haba ku mitungo ye haba no ku bindi n'ibindi. Mironko Plastic Industry niwe twumvaga kera ari umuherwe, ariko akaba ari umuherwe wabayeho ku bwa Habyarimana ndetse no ku Nkotanyi, akabasha kubaho agacuruza akagira gute. Abantu benshi bavuga bati Mironko nta kuntu yaba yaranabayeho ngo azanaryohe mu Nkotanyi cyangwa se akoremo. Abandi na ba Rushati barabafunze barabamazeho akaba ahari, bigaragare ko nibura hari akantu yaba yarateye mu Nkotanyi cyangwa yaragendaga ziha n'igihe akorana nazo arabwenge ku bwa Habyarimana. Nicyo abantu benshi bagize. None rero ndabona twabyita niba ari ukugwa mu matsa. Tubonye uburyo amakuru ari gusirikira hano, nuko abantu bari kugenda babivuga ati Mironko noneho bishobora kurangira nawe abaye nka ba Rwigara bose, cyangwa se nawe ukumva byagenze ukundi. Sinenzi ko nacyo muheruka cyagiye numva ari mu bibazo, ariko numbonye ari inkuru igaruka uyu munsi. Havuga bati ni inkuru ije ari kubona intore hano babona ko zamwihaye cyane, ziti Mironko ari kwishyuza ngo imitungo, cyangwa se ngo ari kwishyuza intwaro cyangwa se isoko ry'intwaro. Hari no kuvuga ngo urabona ni impamvu nzanye iyi nkuru, turagira ngo twongere tugaruke ku bacuruzi bariho ubu ngubu bakorana na FPR. Murebe burya ikibazo abantu ntituramenya, dushobora kuba tutaramenya imbaraga leta iba ifite ku muntu. Niyo kibazo intore zifite, ariko ubu ngubu ziba ziri nko kuburira abacuruzi bakomeye, zibabwira ziti ntimugakorane na leta ku kintu iki n'iki, kuko ibi ngibi byaba bigaragaza ukurikije komanteri zazo, ukurikije icyo ziri kuvuga. Hano rero tugiye kureba ukuntu ibintu bimeze. Ndazogora ko icyo kintu cy'abacuruzi iki gihe. Hano ngo Mironko arishyuza leta amafaranga y'isoko ryo kuzana intwaro mu Rwanda, avuga ko yahawe ku bwa Habyarimana. Ni ukuvuga ngo ni isoko yahawe kera kuri leta ya Habyarimana. Ni ukuvuga ngo ni imbere Kamemu ya 94 cyangwa se mw'ibyo bihe. Noneho kugeza wenda ivuyeho, ni ukuvuga ko Mironko byose yari yarahawe isoko ryo kuzana intwaro se urumva nta zindi wenda n'imbunda cyangwa se n'amasasu yari yarahawe, kugira ngo bitewe na kampani wenda afite icyo yakorekeranaga nayo cyangwa umunyemari buriya yari afite uburyo yakoraga. Ni nk'uko umucuruzi ubu ngubu hano ubona hari abacuruzi batsindira amasoko, noneho batsindira amasoko leta ikayabaha bitewe n'icyo leta ishaka. Ryaba ari isoko ry'ubucuruzi, ryaba ari isoko ryo kubaka ibigo bya leta, ryaba ari isoko ryo kugaburira abantu, leta ikabahereza ayo masoko. Noneho rero bakabasha gukorana nayo mu ayo masoko yabahereje cash. Umucuruzi cyaba kimureba ni inoti, rero ni ubwatsi mugani. Uyu rero Mironko uko byamugendekeye cyangwa se uko biri kumugendekera ubu ngubu, ari by'abantu bari kuvuga bati Mironko noneho buriya ni ukumusezeraho, buri ibyo byarangiye. Mironko rero François Xavier wamenyekanye ku ruganda yashinze rutunganya ibikoresho bya plastique ruherereye i Gikondo, ngira ngo murahareba ni hariya mu karere ka Kicukiro. Amaze igihe rero ngo yishyuza leta amafaranga y'isoko ryo kuzana intwaro, avuga ko yahawe ubwo Habyarimana Juvenal yayoboraga iki gihugu. Ariko se tuvugishije ukuri, ni leta yayamwishyuzaga. Hano rero intore nyinshi zagiye zivuga ngo nagenda ajya kuyishyuza ngo Habyarimana, ngo kuko ngo cyangwa se ngo ajyane n'iyo leta. Burya iyo leta yafashe imyenda byanze bikunze isimbuwe n'indi, n'ubundi sigara yishyurwa ni nese. Ubu imyenda yo kubya Habyarimana n'ubu FPR riva ku butegetsi, leta izajyaho nabwo yindi zasigara, ahubwo ahangaho izaba ifite umuzigo w'imyenda urengeje ukwemera, kubera ko FPR irimo imyenda myinshi cyane.
ni uvuga rero nta ntore yakabyitwaje uko mbibona, niba ko ari umwenda kandi koko niba ufitiye ibimenyetso ko yari awurimo cyane. Ntekereza ko kuba yakwitwaza ibindi, uretse turaza kugaruka ku byo bagiye bavuga, ariko ngo uyu mushoramari mu kirego yagejeje mu rukiko rw'umuryango w'abibumbye cyangwa se w'Afurika yunze ubumwe EACG, yasobanuye ko mu 1993 n'1994 leta y'u Rwanda yahaye isoko ryo kuzana intwaro ibigo bibiri yari ahagarariye. Ni ukuvuga ko Kimironko yari ahagarariye ibigo bibiri. Ibyo bigo bibiri yari ahagarariye byagenze bite? Byamuhaye isoko nyine byo kuzana intwaro. Kimwe ngo ni kita International Industries SA kiri mu Bubiligi, na Mironko niba ari Eurafrique SPLR kiri muri Luxembourg. Ni ibigo bibiri urumva yarahagarariye. Noneho ni kimwe kiri mu Bubiligi n'ikindi kiri muri Luxembourg. Nk'uko rero urukiko rubivuga, Mironko agaragaza ko ibi bigo byazanye intwaro mu Rwanda nk'uko amasezerano yabiteganyaga, arishyurwa, ariko hasigara umwenda ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyari 3 na miliyoni 815 n'ibihumbi 644 na 925 y'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga rero icyo gihe Mironko bagomba kumwishyura. Aya mafaranga ari menshi cyane, yari menshi cyane. Zira miliyari ni nyinshi cyane mu by'ukuri, uramutse uzigereranyije n'ubu ngubu ntago wabona ahantu yashyira uzishyize mu gaciro k'amafaranga y'ubu. Ni ukuvuga ngo niba leta ya Habyarimana yari murimo umwenda wa miliyari 3, sinzi ni wenda agiye kwishyuza ya valida, bagiye kumwishyura ba valida bakurikije icyo gihe uko cyari kimeze, ariko umuntu wari urimo igiceri cy'ijana, twenda reka iyo turi kubara ibingibi tuba tugira ngo tunasobanurire n'abaturage uko ibintu biba bimeze. Nk'igiceri cya mbere y'intambara cy'ijana, kera yari inoti y'ijana, ndumva umuhinzi yarahingiraga nk'amafaranga nka 20 cyangwa 50 icyo gihe, ariko umuhinzi arahingira amafaranga 1000 cyangwa 2000. Urumva ko rero ifaranga ryataye agaciro cyane ugereranyije n'ubu ngubu. No kuva miliyari yari amafaranga menshi cyane bari barimo Mironko. Noneho rero ariko urumva ko ari miliyari 3 na miliyoni 915 n'ibihumbi 670 ngahe gutyo. Noneho muri iki kirego Mironko yareze Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta uhagarariye mu rwego rw'amategeko, asobanura ko leta yanze kubahiriza amasezerano, ntiyamwishyura amafaranga yamusigayemo. Yamenyesheje EACG ko ikibazo cye yakigejeje mu nkiko zo mu Rwanda kugeza ku rw'ikirenga, azisaba ko zategeka leta kumwishyura aya mafaranga yasigaye, ariko zitesha agaciro ikirego cye. Ni ukuvuga ko rero yagiye kuregera urukiko rwa EAC cyangwa rwa East Africa kugira ngo rubaje kumurengano. Mu Rwanda nyine ubwo ngubwo bamuteye utwatsi, ahubwo naho ndetse kuba yararegeraga ibingibi urumva ko bamukujeho muri rusange. Ibisobanuro urukiko rw'ikirenga rwatanze tariki ya 6 Mata 2017 ku gutesha agaciro iki kirego nuko nta kimenyetso gihamya ko aya masezerano Mironko avuga yabayeho. Ruti uwatanze ikirego ntabwo yashoboye kwerekana ibimenyetso by'uko habayeho amasezerano. Ni ukuvuga ngo rero yasigiye rero tariki ya 6 Mata 2022 yanzuye ko nta bubasha ifite kuburanisha iki kirego. Mironko rero iki kirego arakijyana hehe? Ni ukuvuga rero uko bigaragara, nubwo abantu bashyiraho commentaire cyane nubwo nyine twatangiye tuvuga tuti Mironko baramurabivu cyangwa Mironko no kumusezeraho, ariko ikigaragara nuko iki kirego cyaratanzwe na kera, ariko atsindirwa mu nkiko z'u Rwanda. Gutsindirwa mu nkiko z'u Rwanda rero muri rusange icyo byamusobanuraga kugira ngo yiturize nyine aceceke, kuko bamubwiraga bati nta bimenyetso. None se ubwo ko niba Mironko ubwo bamufashe nk'umutekamutwe, kuko iyo uri kurega nta bimenyetso ufite biba bigaragara nyine kuri guteka imitwe,
nta ibyo bintu bitigeze bibaho. Tusempro mu rukiko rwabonye ko ibyo bintu bitigeze bibaho, ruravuga ruti nta bimenyetso ufite bifite byerekana yuko waba waragurije leta y'u Rwanda icyo gihe. Hano rero ntitubizi neza leta niba batemera leta ya Habyarimana na leta y'u Rwanda akaba atari byo bimenyetso, ariko ikigaragara cyangwa ko dukurikije inkuru igaragara kuri kinyamakuru cyano mu Rwanda kuri bwiza.com yanditse inkuru n'inyuma y'aho urubanza rwabereye muri yaseruka ikiyambura ikavuga yuko nta bubasha ifite bwo kuburanya ikirego, ariko kiri kugaragara kidasubirwaho nuko mu nkiko zo mu Rwanda Mironko rwose bamubwiye bati nta bimenyetso ufite byo kuba mbega nta bimenyetso bigaragara byerekana ko wagiranye amasezerano cyangwa se bagusigaye mu mwenda. Gusa ikintu tugomba gusobanukirwa n'abantu bagomba gusobanukirwa n'abanyarwanda bagomba kumenya, niyo mpamvu tuba tubabwira tuti leta nizagira imyenda mukabona, murabizi neza leta y'u Rwanda iri kwishyuza yaka imyenda myinshi, maze kugeramo imyenda myinshi, irimo inguzanyo nyinshi mu mahanga n'ibiki. Niyo mpamvu ujya wumva ngo Ubushinwa muri Afurika buri kugenda butwara ibibuga by'indege, bukagenda ngo butwara ibintu byo muri Afurika, kubera ko igihugu kiba cyaragujije kikabura yo cyishyura, cyamara kwishyura ugasa ni nkuko nawe ujya kuguza banki. Ibyo rero mubanze mubyumve, muba mugomba kubaza amaleta ahanini ibyo ari kuguza ari kubikoza iki, biri mu nyungu za rubanda cyangwa se biri mu nyungu biri guhombya igihugu, kuko uko byagenda kose igihe kigeze barabikwishyuza. Rubanda ubu FPR niva ku butegetsi ahubwo njya mvuga yuko tuzaba dufite ibibazo bikomeye, abantu twitegura kugira ngo dushyire iki gihugu ku murongo mu bihe bizaza, ariko muri rusange ntago ari akaga, kuko nivaho azaba ari amahirwe, wenda abantu bazaba bakize uwo mugogoro, bazaba bakize icyo kibazo, bazaba bakize ugatuna mwende n'ibyo bibazo byose, niko njya mvuga. Twaba dushimye Imana turuhutse, yego tuzaba dusigaye mu bibazo bikomeye cyane by'amadene n'ibindi bibazo byo komora abanyarwanda n'abarenganye n'abagize gute, tuzaba dufite n'ibindi bibazo n'ibirego byinshi, ahubwo bari kurega leta izaba iriho bati ni leta yaduhemukiye, ariko ngira ngo abaturage barabizi uko ibintu tubibona. Hano rero nibyo bintu tugira ngo tube dusobanukirwa by'abanyarwanda, kuba Mironko ari umunyarwanda akaba areze leta y'u Rwanda, n'ubundi yari yaragurije yari leta, kandi icyo gihe leta yari yemewe n'amategeko mu ruhando mpuzamahanga. Ntago yari leta yakuwe igihugu cy'u Rwanda, ntago ari igihugu cyari kivumbuka ku buryo kitari kizwi ku ikarita y'isi. Ni ukuvuga ko abayobozi bacyo icyo gihe bemerwaga. Muri rusange rero yagujije leta yari yemewe. Niyo mpamvu rero abantu baba bagomba kumenya bati biri gukorwa bimeze bitemeze gute, aho kugira rero byitwaza. Nabonye intore nyinshi zivuga ngo nagenda ajya kwaka iyo leta ya Habyarimana, kandi yarasimbuwe n'ibindi. Burya leta yakoze amakosa cyangwa se niyo imyenda yishyuze yagize yibaye nyinshi, nyine ibibereye umusaraba abanyarwanda. Mugira ngo muri kurya mutazishyura se? Ntimugire ngo banyarwanda mujye mukurikira, munakurikire ntimukabinjiji ngo mwirebeshe Nyanza. Nituzaya tuvuga tuti bari kwaka imyenda myinshi, ntimukirebeshe Nyanza, mujye mumenya ko turi gutaka tuzi uko ibibazo bimeze. Muzayishyura, ahubwo ushobora kuzashiduka igihugu nyuma kizagira ibibazo byinshi kubera iyo myenda, ukazasanga nawe utekereze iyo uri mu rugo umugore wawe mwasezeranye, cyangwa se iyo wasezeranye n'umugore n'umugabo, umwe muri mwe agatabaruka cyangwa se akitaba Imana, undi asigara yishyura imyenda y'undi. Icyo kintu ugombe ujye ukimenya. Hano rero harimo ndabona amakomanteri menshi y'abantu nanone bagiye baza babishyiraho. Reka turebe ukuntu imitekerereze y'abanyarwanda uko bimeze. Burya dukunda na komanteri, namwe mwe muzumva ari abatabageze ku binyamakuru cyane. Hano ati nibamwishyure kuko n'abandi barishyuye. Undi ati barahita bamufunga, ahubwo urishyuza nde? Inkotanyi. Urabona ko abanyarwanda benshi babaziza, urabona ko ari na image zigaragara. Barahita bamufunga, ahubwo urishyuza nde? Inkotanyi. Uwo niwo bitaraki nyine igisubizo. None Nsengimana Rugamba Patrick, ndumva bazamwishyura akayabuda. Umuntu waguriraga intwaro fare anagurira FPR mbiswada, sibyo ze navuze. Mironko yari ikirumira habiri. Nova leta ya Habyarimana yabaga ayiryamye ku maso, na leta y'inkotanyi byose abikorera nyine n'umucuruzi. Umucuruzi abakora hose cyashaka ashaka ni imari ni inoti, ariko niba yarafashije FPR nibyo tugenda tuvuga. Gusa icyo nemera nanjye mbona nuko FPR yayifashije, nubwo ntabizi, ariko ikigaragara nuko yayifashije. Ngiye ikimenyetso nshobora gushingiraho nuko nta muntu wigeze bakubwa Habyarimana
leta ya FPR itigeze igira icyasha abenshi yabashyizeho icyaha, cyane cyane abari abacuruzi bari bakomeye n'abaturage banze bikunze nabo ubona ko ari icyo babaye impliquemo ivuga itabanabana. Ariko Mironko ubona ko ku bigendanye n'ibyo bashinja abandi ubona ko ari umwere, nta n'ikintu hari akurikiranweho cyangwa akurikiranwa. Bishatse kuvuga ko hari ukuntu yakoranaga nabo arabwenge. Uyu nawe nibyo yavuze ati yakoranaga na leta ebyiri, yakoranaga n'inyeshyamba anakorana na leta yo kwa Habyarimana. Abenshi nabo bakavuga bati, hari n'abaza bavuga bati niyumve Habyarimana yari yaramuhaye ibiryo ajya kubiha n'inkotanyi. Ntago benshi babura icyo bavuga. Cyakora narumiwe, intwari zamaze abanyarwanda tuzimwishyuze. Intwaro zamaze abanyarwanda tuzimwishyure. Izi ngizi ntekereza ko ari intwaro, kuko iyo ziba zaramaze abanyarwanda cyangwa ari zari zigenewe kwica abanyarwanda, urukiko rw'ikirenga 2017 ntiyari kurucika, baba barabimureze kera. Ahubwo ni intwaro. Burya abasirikare bari kurwana n'abandi, ubuse niba na FPR igura intwaro ubu ngubu, leta y'u Rwanda igura intwaro abasirikare kugira ngo bagire icyo barwanisha utandukanye n'izo ntwaro utagizitiranwa wenda n'izisha abaturage. Noneho rero wo bita Tuyisenge Emmy ntabwo uzatsinda pe, leta itabishaka ntiwayitsinda. Uyu Clever ntibagirirwa, usanga yahawe isoko na leta ntihinduka, ntibamwishyure kuko izo ntwaro hari igikoreshwa. Noneho Rwema Emma niyishyure kabisa, ariko se buriya afite amasezerano yahereweho isoko? Nyine buriya no kureba nawe yagiye ashyira ahagaragara ibyo turebe, kuko yase ntawamenya impamvu yashingiyeho iyambura n'ubwo bubasha. Biransekeje. Uyu ni Uwamahoro Claudine. Janvier uyu nguyu, ahubwo uyu ni umugambanyi. Ibaze kwishyura intwaro zaguzwe ku ngoma ya Kinani. Nyine abantu birabatangaje cyane, ntabwo byabura kubatangaza kubona umuntu ari kwishyura intwaro yahaye leta ya Habyarimana, kubera ko abantu babumva bati umuntu wakoranye no kwa Habyarimana n'ibiki. Ariko nabyo kwa Habyarimana nabo ntibari bazi ko yakoranaga n'inkotanyi, kandi inkotanyi nazo zari zibizi neza ko akorana no kwa Habyarimana. Ibyo bari babiziranye, wasaba baranabiganiraga, anatanga n'umusanzu wo gukomeye mu nkotanyi. Ntibyanagutangaza ubu ngubu hari igihe uzajya ubona hari abantu ubu ngubu bakomeye mu gihugu bafite imbaraga, kera uzasanga ubwo bari bafite n'uruhare runini mu gufasha. Reka ariko twiceceke. Ahubwo uyu nafungwe, izo ntwaro se yazigurishije iyihe leta? Yasanze muri Kongo akaziyishyuza, leta yazihaye arayiyobewe. Leta nta n'imwe ntihinduka, igihinduka ni abakaraza mwabana mwe, dore ntabwo mubizi. Ubu ngubu niba leta yaraje yicara mu bikorwa byari biri gukorwa. None se niba hari amafaranga yaguzwe akagurishwa akubaka amashuri, nyine ntimuri kuyigamo. Nawe niba uri kwigamo ukazaba ministre cyangwa se iki, FPR ikava wowe washinze ishyaka, kuzasigara nyine ubyishyura. Ahubwo ikibazo nababwiye, icyo nababwiye mugomba kumenya ni ukumenya ngo ayo mafaranga akoze iki. Ahubwo se uyu mugabo yihishe hehe? Kugeza ubu intwaro zamaze abacu, buriya niwe wanazizanye. Ubu se hari irindi perereza rikenewe? Abaye nka wa wundi wiyemereye ko yariye indonke ngo bamubabarire. Steven Mugisha iki kirego yakiburanye muri 2017 mu Rwanda, ariko bigaragara ko nta bimenyetso byerekana ko yaba yaratanze intwaro, akomeza kurega. Ahubwo bazamufunga nareba nabi, arishyura amafaranga y'ibyo bitwaro byarimbuye inzirakarengane, nta nubwo bafite. Gusaza no gusahurwa. Ikibazo ni imyumvire hano mu Rwanda. Iyo uvuze niba urabona iki hano, ni kenshi tubona iyo uvuze ikintu kimwe ntago banaliza ngo barebe impamvu iyo kintu, bahita bagihindura mu kindi. Ariko tuvugishije ukuri, niba afite amasezerano yanditse akwiye kwishyurwa. Leta igiyeho iba igomba kwakira inyungu n'igihombo byayibanjirije. Noneho Rugema Kayumba nawe burya Mironko afite, ndabona nanditse ngo mu byameze ati mwambwa mwe nimwishyure izabarasaga. Umva da, ni Rugema Kayumba yazetse ati nawe afite iki ngo mwambwa nimwishyure izabarasaga. Niko bigenda nyine ubwo ngubwo. Ntabwo inkotanyi n'ubundi zapfa kuyamuha, zizakora ibishoboka byose, ariko nanone zaba zimurenganyije. Ngiye niko kintu ndi kubona, kuko yarazikoreraga. Nicyo kintu mbona, nikiretse niba atarazikoreraga
zibona ari umuntu wikoreraga ku giti cye cyangwa icyo, ariko wari yarazikoraga nawe akaziha umusanzu, babaga babiziranyeho, wabaye nawe yarazifurunisaga nawe baba babiziranyeho. Noneho Emmanuel Nziza najya kwishyuza leta jya numva ikorera mu buhungiro, ngo najya kwishyuza leta ya Nahimana ahubwo urafungwa wowe, ni hatari. Nibyo, ariko niba afite impapuro yaguriyeho agomba kwishyurwa. Mironko n'umwana mwiza pe, isoko ry'intwaro kuturasa koko. Nyine babibona nk'ibintu byabatangaje, ariko ibi ngibi bibaho. Niyo mpamvu ndi kubwira abaturage, ntibaturage mujye mumenya icyo mugomba gukora, murebe niba leta itari gupfusha ubusa ibyanyu. Naho ubundi ibyo leta rega ntimukarebe leta ngo murigire ngo ninde, buriya Mironko ari kwishyuza mwebwe. Nese leta ari ahandi hantu ari ikigega cy'amafaranga, hari aho icukura amafaranga igira si yacukura muri mwebwe. Mujye mumenya ngo leta ibi yakoze biri mu nyungu zanyu cyangwa biri mu nyungu z'abantu runaka bari gushaka kudusoroma. Niyo kintu bamukwiriye kureba. Bakunze rero urubuga rwacu kuri Ganza ndetse n'urubuga kuri Tsinda, ndumva ari iki twe dushatse kuvuga, ariko burya tuba tunahugura n'abaturage kugira ngo mujye mubavijira kuri leta, murebe ibyo iri gukora. Ese ko turi mu bihe by'izamuka ry'ibiciro, tumerewe nabi n'ubukene bumeze nabi, mu by'ukuri leta iri kubyitwaramo gute kugira ngo tumenye mu buryo nyabwo niba koko nibura ayo iguza, inkunga ifata, imfashanyo ifata, ibyo byose nibura biri kuza kuba byadufasha mu kugira ngo ibiciro bitatuzamukanaho. Twagombye kureba niba urugo rukennye ruri kuguza, ruba rugira ngo rurengere abana bo mu rugo. Ese turi kurengerwa cyangwa ahubwo turi kurengerwa bwa bundi bwo kurengera ubuzima bwacu, cyangwa turi kurengerwa n'amazi turimo turarohama? Niyo kintu tuba dukwiriye kureba kurusha ibindi. Niyo cyigisho cyane nicyo twagira ngo dusesengure cyangwa tugire ngo tubabwire, kurusha uko wareba ngo Mironko ngo ari kwishyuza ngo uretse ubuse yaba ari ikigo wenda cy'Abanyamerika cyagurije leta Habyarimana, baba baramaze kwishyura direct cyangwa se n'abandi. Nuko nguko ibintu mbona biba bimeze. Tugane ku musozo tubashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu, kandi tubabwira tuti mukomeze mukore like, mukore share ndetse mukore na commentaire. Imana ibahire kandi Uwiteka akomeza abane namwe. Ikiganiro nakagaruka rero ni Mwizerwa Silva, kandi nongere kubasaba kugira ngo mukore share ku biganiro byacu rwose. Tubashimire uko mubikurikira.